dutangira agafilme kacu k'uyu munsi utereka umukecuru uri kugenda bose umukobwa wiyicariye mu ntebe nuko arangije agahita amubwira ati none se nafata akaruhuko gatoya. ubona ko rwose yananiwe wa mukobwa agahita afata ikiboko yari afite akagikubita ku ntebe amubwira ati kubera iki se rwose wafata ako karuhuko uri kumbwira. nuko wa mukecuru yituze agahita amubwira ati kubera ko rwose uno munsi nahereye mu gitondo nkora ubwo rero uri kumva ndarushye. disi umukecuru yari yahereye mu gitondo rwose akora amasuku aka kanya yari arushye ubwo rero nibyo yari kubwira uno mukobwa ko rwose yamuha akaruhuko gatoya akaba ari kuruhuka. nuko umukobwa ubona ko rwose yamwangaga agahita ahaguruka amubwira ati ibyo rero ntabwo bishoboka kuba umuhungu wawe ari nyir'inzu akaba ari umwana wawe nanjye akaba ari umugabo wanjye ntabwo biguhesha amahirwe cyangwa se uburenganzira bw'uko wakwicara hano rwose ukaguma nta kintu uri gukora. arangije agahita afata amazi rwose akamushyira mu mazi ubona ko yamufataga nabi. arangije agahita amubwira ati igire neza rero kano kanya uhita ukomeza akazi kawe ukomeze rwose unsukura amaguru. nuko muri ako kanya hagahita yumva rwose umugabo we cyangwa se umuhungu w'uno mukecuru arakomanze. arangije agahita ahaguruka rwose vuba vuba umukecuru akifashe ku maso ubona ko ababaye cyane bitewe n'ibintu yari amaze kumukorera. arangije rwose agahita amufata akamusunika kuri ya ntebe agahita atangira kumera nk'aho rwose ari we wari uri kumukorera amasuku. ubwo muri ako kanya wa muhungu we rwose cyangwa se wa mugabo agahita ahagera agahita abona wa mukobwa rwose ari gukorera wa mukecuru amasuku agahita agira ngo ahari uno mukobwa rwose akunze nyina anamukorera ibintu byose. nuko wa mukobwa arangije agahita yivugisha ati nahuze rero aho rwose nkora amasuku aka kanya ndarushye cyane kandi mama wawe rwose yari yakomeje yiryamye hano yiruhukiye muri make ari kubeshyera rwose nyina w'uno musore ko yahoze kare yiyicariye gusa kandi tukabonye ko rwose uno mukecuru ari we wahereye mu gitondo akora amasuku. nuko wa musore muri ako kanya rwose amaze kumva wa mushere we cyangwa se wa mukobwa ibyo amaze kuvuga agahita agerageza kubwira nyina nawe amubwira ati none se mama kubera iki rwose wagerageza kuba wavunisha uno mukobwa cyangwa se uno mukunzi wanjye. nuko nyina muri ako kanya agahita ahaguruka rwose akagerageza kuba yamubwira ko atari byo ko ari kumubeshyera. ubwo muri ako kanya bitewe n'umunaniro agahita akoma ibase y'amazi agahita yikubita hasi amazi arimo agahita ameneka. nuko wa mukecuru agahita atungurwa cyane. nuko wa musore nawe agahita agenda avuga ati mana nyagasani ese ibi ngibi ni ibiki koko. nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita akomeza kubwira wa musore ati donga ndebera rwose n'ibintu yongeye gukora aka kanya agiye gukomeza gukora amasuku. agiye gutangira rwose wa musore agahita amubuza amubwira ati oya rwose byihorere ahubwo uno mukecuru rwose nubwo ari mama wanjye niwe uyamennye bishatse kuvuga ko rwose nawe ugomba kuyakuraho. umusore icyo atazi rwose nuko nyina we rwose yari yararenganye cyane uno mukobwa amukoresha kuva mu gitondo rwose kugeza ku mugoroba amubwira amagambo mabi ndetse anamukubita rimwe na rimwe kugira ngo abashe kuba yabikora ikirezaho rwose akanamutegeka kuba yamumasa amaguru cyangwa se kuba yamugira neza amaguru. nuko muri ako kanya umusore rwose amaze kubwira wa mukobwa ko uno mukecuru mama we ari we uyamennye ari nawe ugomba kuyakuraho wa mukobwa agahita amuhereza rwose iturushya yari agiye gukoresha. arangije agahita ahaguruka amubwira ati bikureho rwose nta kibazo. arangije agahita abwira wa musore ati mukundwa rero nari ngutegereje rwose kugira ngo uzumfashe dore mba nakoze cyane. agahita anamubwira ko agiye mu gikoni rwose araza kumusangayo. nuko umusore muri ako kanya akahasigara ari kwitegereza nyina rwose uburyo ari gukora icyo atazi ko nuko rwose yarenganye cyane ko nyina aka kanya rwose ufatwa nabi kandi ari umuhungu we. nuko muri ako kanya agahita agenda rwose agiye gusanga wa mukobwa mu gikoni. ubwo wa mukobwa nawe akaza akishyira amafu ku maso muri make kugira ngo umusore rwose agere ngo ahari nibo bahoze bitegura kuva kare. nuko wa musore yinjiye mu cyumba rwose agahita abona bamutegura ibiryo byiza cyane. nuko wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati uri kubona se ibi biryo naguteguriye icara rwose ubirye. nuko wa musore muri ako kanya arangije agahita amubwira ubona ko atunguye cyane ati mana nyagasani none se wabashije kuba wabitegura gute. bigaragare ko rwose yari azi ko uno mukobwa cyangwa se uno mugore we atabasha kuba yabitegura. nuko arangije ariko muri ako kanya agahita yicara rwose ubona ko agiye kuba yafungura ko yishimye cyane. ubwo wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati nta kibazo rwose nari mbizi ko uraza kuza ushonje ubwo rero ngerageza kuba nabigutekera. nuko muri ako kanya agahita afata rwose akasirayisi kamwe akagerageza kuba yakamuhereza. nuko wa musore bari kuganira rwose agahita amubaza ati none se guteka gutya nabyo wari ubizi koko uzi ko ntari nzi ko ubizi. nuko wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati ibi ngibi rwose ndabizi nahoze mbiteka mama wawe yiyicariye gusa. nuko wa musore yitonze agahita amubwira ati unyihanganira cyane rwose ariko mama ntabwo nari nzi ko rwose ari kuriya ameze twahoze kera turi kumwe ubwo rero rwose sinzi uko byahindutse. nuko wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati irire rero kano kanya rwose nta kibazo ibyo ngibyo byihorere. nuko wa musore yitonze agahita abwira uno mukobwa ati mana nyagasani uzi ko biryoshye koko ubona ko rwose bishimye ariko umusore atazi ko uno mukobwa rwose yifite umutima mubi imbere nubwo rwose ari mwiza inyuma. nuko muri ako kanya nyina wa musore agahita amubwira ati narangije rero kuba nasukura ubona ko rwose yahereye kare
arasukura. Nuko muri ako kanya wa musore yitonze agahita amubwira ati ni igihe cyo kurya noneho, ngaho ngwino dusangire hano ku meza. Nuko wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati ngwino rwose wicare, ndaza kuba nakuzanira ibyo kurya nta kibazo. Ubwo mukecuru muri ako kanya akitegereza wa mukobwa ibintu ari kumukorera, ariko akaba atabibwira uno musore, cyangwa se niyo yabimubwira atabyemera. Arangije akaza rwose akicarana n'uyu muhungu we ubona ko bishimye. Ubwo mukobwa muri ako kanya yaraje rwose agahita afata agasirayisi kamwe akagerageza kuba yashyiraho urusenda rwinshi, muri make kugerageza kuba yahima uno mukecuru. Nuko arangije rwose agahita amuzanira ibiryo amubwira ati ugire peti rero rwose uze kuryoherwa. Nuko umukecuru agahita amubwira ubona ko rwose we nta mujinya yagiraga cyangwa se nta munabi yigiriraga ati urakoze cyane rwose. Nuko muri ako kanya yiriyeho kamwe agahita yumva rwose birashariye bitewe n'urusenda yashyizeho, kugira ngo abarye urusenda rwose murabizi. Arangije agahita bicira hasi. Nuko wa musore muri ako kanya ari kubireba, nuko wa mukobwa yitonze agahita abwira uno muhungu ati dore rwose ibingibi nibyo nkora nkubwira. Ubwo umuhungu muri ako kanya rwose agahita abona nyina ibintu ari kwigira ntabwo abizi. Arangije agahita amubwira ati ariko se mama, kubera iki rwose utarya ibiryo umugore wanjye yateguye cyangwa se umukazana wawe yateguye? Umuhungu muri ako kanya ubona ko rwose atazi ibiri kujya mbere. Arangije agahita akomeza kumubwira ubona ko amurakariye cyane. Uko yagiye akomeje kugenda rero ubona ko atunguwe cyane rwose n'ibintu nyina ari gukora. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kubwira uno musore ati unyihanganira cyane rwose. Nuko umusore muri ako kanya arangije agahita amubwira ubona ko rwose ari kubona ko n'umugore we ari inzirakarengane ati oya rwose ntugire ikibazo, wewe urarengana, ahubwo ikibazo rwose ni mu wawe ugifite, sinzi ikibazo afite. Arangije agahita amwaka na bya biryo yari agiye kurya amubwira ati niba utabishaka rero nta kibazo, wagenda rwose ukareba ahandi hantu urajya kurya. Nuko nyina muri ako kanya ubona ko rwose yari umukecuru witurije, agahita areba wa mukobwa ibintu amukoreye. Arangije agahita abwira wa muhungu we ati ukisaba rwose nta kibazo, nimba haza reka ngende. Muri make agiye kuburara bitewe n'uyu mukobwa, bigaragare ko rwose no ku manywa ibiryo yabimwimaga. Umukobwa rwose ubona ko yari umuntu mubi cyane, kugeza naho uno mugore rwose ibintu yamukoreraga atabyemeraga cyangwa se atabimushimiraga, ahubwo akarenza rwose kuba yamwicishije inzara. Sinzi ikintu yari yamukoreye kingana gutya cyangwa se gituma amwanga gutya. Ntibyatsinda rero ko igihe cyakomeje kugenda, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka umunsi ukurikiyeho wa mukecuru rwose azinze ibintu byose, muri make agiye kuba yakwigenera akabasiga. Wa musore arangije agahita amubaza ati none se mama ugiye hehe noneho? Nuko wa mukecuru yitonze agahita amubwira ati aka kanya rero nafashe umwanzuro wanjye wo kuba nagenda nkabasigira urugo rwanyu hano. Nuko umusore muri ako kanya rwose ubona ko atunguwe cyane, na wa mukobwa yitonze agahita amubwira ati unyihanganira cyane rwose, nashakaga ko wigomera hano. Nuko wa mukecuru yitonze agahita amusubiza ati oya rwose nta kibazo, kubera ko aka kanya ndi kubona aribyo byambera byiza ndetse namwe. Agahita akomeza kubwira wa muhungu we ko amukunda cyane rwose, azakomeza no kuba yamutekereza. Nuko wa muhungu we nawe ubona ko rwose yamwanze cyane, ariko adashaka kuba yabimwereka. Agahita amubwira ati okay, nimba rwose ari byo wahisemo, wafashe umwanzuro wawe, wahisemo kuba wagenda, ntabwo nanjye naguhagarika, ugire urugendo rwiza. Muri make nawe ari kumusezera. Nuko muri ako kanya wa mukecuru ubona ko rwose abuze icyo akora ndetse n'icyo yavuga. Agahita areba ifoto y'umuhungu we yari iri aho ngaho. Arangije agahita abwira wa musore ati none se nafatiye ifoto yawe rwose kugira ngo nzajya nkwibuka. Nuko muri ako kanya wa musore yitonze agahita amubwira ati okay, nta kibazo rwose wayifata. Ubwo umukecuru muri ako kanya agiye kuba yayifata rwose, agasheni kagahita kava mu mupira we kakikubita hasi. Muri make bigaragara ko rwose yari amaze kukiba. Nuko wa mukobwa bireba agateza rwose kagafata. Muri make ubona ko rwose nabyo yari yabimuteze. Arangije agahita abyereka wa musore wamubwira ati uri kureba rero utu dusheni twanjye rwose ni twa tundi naguze vuba. Muri make ari kumubwira ko nyine yari agiye kugenda amwibye. Nuko wa musore yitonze agahita amubwira ati none se mama ibingibi rwose uri gukora ni ibiki? Urashaka kuba wagenda ukagenda rwose udusahuye cyangwa se utwibye? Agahita akomeza kumubwira ati mama ndakwanga rwose, ndakwanga kano kanya, ndetse ngiye no guhita mpamagara polisi izi kujyana rwose. Nta mpamvu rwose yo kuba wagenda wiba n'ahantu ngeze ngo wibe kandi ibintu abantu biba byabavunnye. Nawe ndebera amagambo rwose ari kubwira mama we, kandi bitewe n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mugore we. Nuko umusore muri ako kanya agiye kureba rwose polisi, wa mukobwa agahita yegera wa mukecuru amubwira ati uri kubona rero agiye kuzana polisi rwose izi kujyane, narakubwiye ariko kare ko wagenda rwose bikiri byiza bitaraba bibi cyane. Ubwo muri ako kanya agahita akomeza akamubwira ko rwose amuteye kuba yabikora cyangwa se ari we watumye rwose yamuhemukira. Uko
yakomeje kugenda rero amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa musore rwose azanye na polisi wa mukobwa agahita abwira wa musore ati yego rwose nguyu hano nicaranye nawe nkomeza murinda kugira ngo ataza kuba yaducika. nuko wa musore yitonze agahita abwira polisi ati genda rero ufate uriya mukobwa rwose mufunge, niwe munyabyaha, niwe mugome, niwe ukora ibintu bibi. niko umupolisi agahita agenda rwose agafata wa mukobwa muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane kandi arakaye cyane agahita akomeza akabwira wa musore ati oya rwose ntabwo ari njyewe bagomba kuba bafunga, ntabwo ari njyewe rwose turiya dusheni ni uriya mukecuru niwe mugomba kuba mwafunga rwose muri kwibeshya cyane. nuko wa musore yitonze agahita amubwira ati bitewe rero n'ibyo wakoreraga mama wanjye cyangwa se n'uburyo rwose wamwangaga niyo mpamvu aka kanya ahubwo ari aho polisi igiye kuba yajyana. nuko wa mukobwa ubona ko rwose atunguwe cyane agahita amubwira ati ariko se ibyo ngibyo rwose uri kuvuga ni ibiki cyangwa se wabimenye gute? ubwo muri ako kanya wa musore arangije agahita amubwira ati nyamara kumenya rero uburyo mama wanjye ahora arakaye kandi ameze nk'ubabaye naragiye ngura rwose kamera mu ibanga nzishyira muri ino nzu ndetse ibintu wamukoreye umunsi umwe nahise mbibona ndetse bintera rwose no kukwanga cyane uburyo wanga mama wanjye umubyara. disi umusore hari hamaze igihe gito yabimenye ko nyina rwose akorerwa ihohoterwa n'iki mukobwa. nuko muri ako kanya wa musore ubona ko rwose nawe yakundaga mama we arangije agahita amubwira ati mama umbabarira cyane rwose ntabwo nzi ko n'umukobwa ameze gutya. ubwo muri ako kanya nyina arangije agahita amubwira ati umbabarira cyane rwose muhungu wanjye ntabwo nashakaga kuba nakwangiza umubano ufitanye n'umugore wawe cyane cyane ko rwose nabonaga hari mwishimye mwebwe babiri. nuko muri ako kanya wa musore ubona ko yakundaga nyina cyane agahita amubwira ati ese nakwishima gute rwose weho ubabaye cyangwa se weho utishimye? nuko arangije agahita abwira wa mupolisi ati mujyana rwose umuvane hano umumvane imbere nta nubwo nshaka kongera kumubona. muri make ari kuvuga wa mukobwa polisi igahita imujyana. ubwo muri ako kanya agahita yihindukira akareba nyina amubwira ati mama unyihanganira cyane rwose umbabarira cyane ariko aka kanya urarinzwe ushobora kuba wakwigumira hano. ubwo muri ako kanya rwose agahita amuhobera. mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzajya ugerageza kuba wakorera abandi byiza kubera ko umunsi umwe biba bizakugaruka. umukobwa wicaye mu modoka ari kwitera make-up neza nuko hagati haza undi musore amubwira ati mbega umukobwa mwiza. nubwo umusore yabonaga umukobwa ari mwiza ariko umukobwa we nta kintu rwose byari bimubwiye, yikundiraga abagabo bakunda kuzuza inshingano zabo gusa.